Ndagusuhuje nshuti mukundwa, Uwiteka kurebe neza aguha umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo hari imbaraga ihindisha umushitsi imirindi y'urupfu. Nshuti mukundwa, mbere y'uko tujya mu busobanuro bw'iri jambo, reka dusenga Imana. Datugira ubuntu kandi ugira neza, urakoze cyane muri uyu mwanya ko uturindiye ubuzima, habwa icyubahiro. Uduhaye agahe ko kuganira ku byawe. Ndagusabye ngo utubere umuyobozi mukuru, Mwuka Wera adushoboze kwakira imbaraga ibonerwa muri iri jambo. Jye na mwene data na musaza wanjye tugiye kugutega amatwi tukugirireho umugisha, mu izina ryiza rya Yesu, amina. Nshuti muvandimwe, muri iki gihe imirindi y'urupfu yihebesheje benshi, kugeza ubwo kwiheba kwabo kubibagiza icyo batinyaga, maze bakisanganiza urupfu. Benshi bariyahura kubwo imirindi y'urupfu ibugarije. Mbega ibihe biteye akaga! Reka tuvuge imirindi y'urupfu ihindira ku kiremwa muntu. Imwe muri yo harimo indwara z'ibyorezo zizahaje ikiremwa muntu, inzara ziraca ibintu hirya no hino, ubushomeri reka sinakubwira, intambara, ubukene ndetse n'ibindi biteye imihangayiko ku kiremwa muntu. Ibi byose ni imirindi y'urupfu. Ibi byose kuri benshi yabamazemo icyizere cyo kubaho, ndetse bamwe barekura ibyiringiro bari bafite mu Mana. Nshuti mukundwa, reka nkwibutse amagambo turi kuganiraho avuga ngo hari imbaraga ihindisha umushitsi imirindi y'urupfu. Nshuti mukundwa, reka turebe icyo ibyanditswe byera bitubwira, biduha ibyiringiro mu isi itagira ibyiringiro. Ibyakozwe n'intumwa 12 turahasanga intumwa za Yesu mu gihe zamamazaga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, babwira abatuye isi ubutumwa bwo kwakira Kristo. Nabo bagezweho n'imirindi y'urupfu. Turigira ku ntumwa y'Imana Petero, maze tuyifatireho icyitegererezo. Petero uyu, igihe umwami Agiripa uyu mwami Herode witwaga Agiripa niwe muri iki gihe warenganyaga intumwa za Kristo. Igihe yari amaze kwicisha ba Yakobo ndetse n'abandi, yafashe Petero nawe amushyira mu nzu y'imbohe. Igitabo Ibyakozwe n'Intumwa cyanditswe n'umwanditsi witwa Elina White. Hari icyo atubwira kuri iyi nkuru, ni paje 94. Tega amatwi wumve. Umunsi wo kwicwa kwa Petero waje kwemezwa. Nyamara kugeza icyo gihe, maze abizera bajya mu cyumba basengera intumwa y'Imana Petero. Ijambo ry'Imana riravuga ngo maze amasengesho yabo azamurwa mu ijuru. Turi kurebera hamwe imbaraga irusha imbaraga imirindi y'urupfu. Nubwo imirindi y'urupfu yaduhindiraho, hari imbaraga iyikumira ubizera Imana. Herode yibutse uko intumwa zari zaracitse mu nzu y'imbohe, maze igihe Petero yari afunzwe, Herode afata ingamba zikomeye kugira ngo birinde uburyo bwose bwatuma atoroka. Petero yarindishijwe abasirikare 16 bamurindaga amanywa nijoro, bagasimburana mu masaha atandukanye. Urumva nshuti mukundwa, hagati y'abasirikare 16 mu kumba gato yari afungiwemo, Petero yari hagati y'abasirikare 2, kandi yari aboheshejwe iminyururu 2, buri munyururu uziritse ku kaboko ka buri musirikare. Ntiyashoboraga kuva aho ari batabimenye. Inzugi z'inzu y'imbohe zari zifunze bikomeye, kandi imbere yazo hari abarinzi bakomeye, ku buryo nta mahirwe yariho yo kurokorwa cyangwa gutoroka binyuze mu nzira za kimuntu. Nyamara nshuti mukundwa, nubwo icyizere cyakagombye
kubonerwa mu nzira z'umwana w'umuntu cyari cyamaze gukurwaho. Ijambo ry'Imana riraduha icyizere. Umvira ijambo urizirikane ngo nyamara aho ubushobozi bw'umuntu burangirira niho Imana itangirira. Petero yari afungiye mu kumba gato, inzugi zako zifungishijwe ibyuma, kandi abasirikare bari barindishijwe kugira ngo iyo mfungwa irindwe neza. Ibyuma byari bifunze urugi, ndetse n'abarinzi b'Abanyaroma byose mu buryo bugaragara byari byakuyeho inzira zose zishoboka z'ubufasha bwa kimuntu. Nshuti mukundwa, hari ibanga Imana yemera ko iyi mirindi y'urupfu iduhindira inyuma. Hari ibanga Imana iba ifite kugeragezwa kuri muri iki kigeragezo. Umva ibyabaye kuri Petero. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nyamara ibi nta kindi byari bibereyeho uretse gusa gutuma intsinzi y'Imana mu kurokoka kwa Petero igaragara mu buryo bwuzuye. Haleluya! Reka nkubwire nshuti mukundwa, burya ibitubaho Imana ikemera ko biduhindira inyuma bifite uburemere. Imana ibifite umugambi ko gutabara kwayo kuzaba ubuhamya bukomeye buvuga gukomera kw'Imana. Nawe rero ushobora kuba urwaye, umaze igihe mu burwayi, mu bushomeri, mu bukene, ese wugarijwe n'ibindi ntabasha kurondora muri uyu mwanya. Humura, Imana ifite umugambi kuri wowe. Hari ubwo gusohoka muri icyo kigeragezo bizatuma benshi bamenya gukomera kw'imbaraga z'Imana. Umva ibya Petero. Hari mu ijoro ribanziriza umunsi wari wateganijwe ko Petero ari bwicwe, umumarayika w'umunyambaraga yoherejwe avuye mu ijuru ngo aze kurokora Petero. Haleluya! Inzugi zikomeye zari zikingiranye uyu muziranenge w'Imana zafungutse nta bubasha bw'amaboko y'umuntu butanzwe. Umumarayika w'Isumba byose yarinjiye, maze inzugi zongera kwifunga zidasakuje. Yinjiye muri ako kumba, maze asanga Petero aryamye asinziriye mu mahoro yahabwaga n'ibyiringiro yari afite. Petero yari afite ibyiringiro. Nshuti mukundwa, nawe ndakwifuriza kugumana ibyiringiro by'Imana yo mu ijuru, Imana wamenye. Niba utaramenya Imana mu byo ugeragezwamo byose, menya ko hari Imana ishoboye byose. Imbaraga zayo zirusha imirindi y'urupfu ububasha. Ibyo waba ugeragezwa nabyo, Imana ifite imbaraga zibisumbye ubushobozi. Reka nkubwire ko uyu marayika yakuye Petero mu nzu y'imbohe. Muri ibi bihindizo byari bimuri inyuma, byari bisa naho Petero atakurwa muri iyi nzu y'imbohe. Ariko uzakomeza usome iki gitabo, uzasanga ko marayika yamukuye muri iyi nzu y'imbohe abarinzi batabimenye. Inzugi zarabikinguriye, Petero akurwa mu nzu y'imbohe kubw'imbaraga z'Imana. Nawe girira Imana icyizere, n'ibituma uje kure yayo, ahubwo ugume mu kuyizera no kuyiringira. Igufiteho umugambi. Reka turebe ibyabaye kuri Yesu. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo. Igice ni cya 27 umurongo wa 62 kugeza ku wa 66. Igihe Yesu yari amaze guhambwa, bamenye beto ku gituro yari ashyinguwemo, bashyiraho abarinzi bashoboka bose kugira ngo Yesu ahere mu mva. Ariko Yesu yavuye mu gituro, ubwoba nibushire. Igitabo nanone cyanditswe n'uyu mwanditsi Elina White, Uwifuzwa ibihe byose, ni paje 530. Hari amagambo avuga ngo abatambyi batanze amabwiriza arebana n'uburinzi bw'icyo gituro Yesu yari ashyinguwemo. Umuryango wacyo
hari hashyizwe ikibuye kinini. Ku mpande z'iryo buye hashyizwe imirunga yo gushyigikira icyo gitare gikomeye, kandi bashyiraho ikimenyetso cy'Abaroma. Ntabwo wari kubasha gukuraho iryo buye utabanje kumena icyo kimenyetso. Iruhande rw'igituro hashyizwe itsinda ry'abasirikari 100 bo kurinda ngo hatagira abaza kugihungabanya mu rwihisho. Mbega amagambo akomeye! Reba abasirikari 100 ku gituro. Ntabwo nzi niba ubyumva. Iyi ni imirindi y'urupfu yahindiraga ku gituro Kristo yarashyinguwemo, ngo bigaragaze yuko uyu murambo wa Yesu utabasha kuzuka. Ariko tuzirikana amagambo twasomye yuko ibi biberaho kugira ngo imbaraga z'Imana zizavugwe mu buryo bukomeye. Ijambo ry'Imana hari icyo rikomeza kutubwira. Iruhande rw'icyo gituro hashyizwe itsinda ry'abasirikari 100 bo kurinda ngo hatagira abaza kugihungabanya mu rwihisho. Abatambyi bakoze iyo bwabaga ngo baheze intumbi ya Kristo aho yari iryamishijwe. Baramudanangiye uko bashoboye, ari mu mva nk'aho yari kuzayihamamo ibihe byose. Nguko uko abantu b'intege nke bagiye inama kandi bagambiriye. Abo bicanyi ntibarebye kure ngo babone ko imihati yabo nta kimaze. Nyamara Imana yaherewe ikuzo muri ibyo bikorwa byabo. Haleluya! Iyo mihati yo gukumira umuzuko wa Kristo ngo utabaho niyo igize ingingo zifatika z'igihamya cyawo. Uko umubare w'abasirikare washyizwe iruhande rw'igituro warushijeho kuba munini, niko ubuhamya bw'uko yazutse bwagombaga kurushaho guhama. Aba basirikare 100 bagombaga gutanga amakuru y'ibyabaye igihe Yesu yagombaga kuba amaze kuzuka. Reka nkubwire nshuti mukundwa, ibikubaho bizatuma Imana yamamara igihe Imana izaba ibigusohoyemo. Komera ushikame mu byiringiro wamenye by'Imana, wamenye by'Imana wakiriye. Niba kandi utarayimenya, urasabwa kwakira Imana, urasabwa kwakira Yesu kugira ngo ibikubaho igihe Imana ibigusohoyemo uhamye gukomera kwayo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo imyaka 400 mbere y'uko Kristo apfa, Mwuka Wera yari yaravugiye mu munyazaburi ati, ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo? N'amoko yatekerereje iki by'ubusa? Abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize. Ihora yicaye mu ijuru izabaseka, umwami Imana izabakoba, nk'uko tubibona muri Zaburi ya 2 umurongo wa 1 kugeza uwa 4. Ingabo n'intwaro by'Abaroma ntibyashoboye guheza umwami nyir'ubugingo mu gituro. Haleluya! Isaha yo gusohorwamo kwe yari yegereje. Nubwo ibi byose Abaroma babikoze, ntibabashije guheza umwami mu gituro. Reka nkubwire nshuti mukundwa, nubwo Satani aturwanya, nubwo Satani akurwanya, reka nkubwire ko atazakumira imigambi Imana igufiteho. Komera ushikame mu cyizere ufitiye Imana. Marayika Gaburiyeli igihe ijuru ryari rimwohereje ngo akure umwami mu gituro, igihe yahingukaga aho kumva ya Yesu, abasirikare baguye igihumura ngo bamera nk'abapfuye bakimubona. Ngo iri buye ryari rikinze iki gituro ngo yarihiritse nk'uhirika agasarabwaye gatoya, maze riva ku gituro. Umwami nyir'ubugingo asohoka mu gituro anesheje. Nawe nshuti mukundwa, Imana nyir'ubugingo iri kumwe nawe. Tugiye gusoza n'isomo riboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igice ni icya 2 umurongo wa 17 n'uwa 18. Igice cya mbere, igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 17 n'uwa 18. Yesu aravuga aya magambo avuga ati,
witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Haleluya! Imirindi y'urupfu nubwo yabihindira inyuma yawe, humura, nyir'ubugingo muri kumwe, kandi afite ububasha bwo gusenya no gukumira imirindi y'urupfu iguhindira inyuma. Kandi reka twongerwemo icyizere n'ibyiringiro yuko abizera Imana bakiriye Kristo mu bugingo bwabo, kuko ari nyir'ubugingo. Nubwo baba barapfuye, nubwo twanyura mu rupfu, ibituro ntibizaduherana. Imbaraga yakuye Kristo mu gituro izakura abamwizera mu bituro, maze tubeho by'iteka ryose. Yesu wari warapfuye, uyu munsi akaba ariho, kandi azahora aba by'iteka ryose. Imana idushoboze kumwakira mu bugingo bwacu. Nshuti mukundwa, ndagusabira kumwakira ngo njye nawe tumugire umugenga w'ubugingo bwacu. Nubwo twasinzirira mu gituro, tuzazuke kubw'imbaraga n'ubushobozi yazukanye, afite imfunguzo mu kiganza cye z'urupfu ndetse n'iz'ikuzimu. Imana itugirire neza, Imana idufashe kugira ngo tugirire Imana icyizere, maze Yesu atubere ingabo idukingira, atubere ibyiringiro byo kubaho kwacu kw'ibihe byose. Ibyo duhura nabyo tumugirire icyizere, kandi nubwo twapfa, igituro ntikizaduherana. Imana ikugirire neza, ikugwirize ibyiringiro by'iteka ryose. Tuzabane njye nawe mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo ngusabira nanjye nisabira, Imana idushoboze kubigira ibyacu mu izina ryiza rya Yesu. Amina. Dusenga Imana. Urakoze Data mwiza, icyubahiro ni icyawe. Wandikishije ijambo ryawe ngo ritubere ibyiringiro, ridukomeze, ritwubake kandi ridutunganye. Reka umurimo w'iri jambo ukomeze gukorerwa mu mibereho yacu, njye na mwene Data na musaza wanjye tumaze kumvira ijambo. Twizeze uwaryandikishije. Nibyo nsabye Imana ngo bidushoboze mu izina ryiza rya Yesu. Amina.